abanyacyubahiro muri hano, inzego nkuru z'igihugu cyacu, abaminisitiri bari hano na minisitiri umaze kurahira, cyane cyane abakurikiye uyu muhango, haba kuri televiziyo cyangwa ku maradiyo cyangwa ahandi. Nagira ngo mbanze nshimire Jimmy Gasore bamaze kutugezaho indahiro, ariko icyo bivuze ni uko yiyemeje gukorera igihugu cye, gukorera abanyarwanda, gukorera kuri uru rwego rw'abaminisitiri. Ngira ngo agomba kuba yumva neza inshingano ziremeye uko zikubiye muri ndahiro cyangwa se mu mirimo amaze kurahirira. Nagira ngo rero musezeranye mbere na mbere ko uru rwego ajemo rw'imirimo ni ibisanzwe, nubwo imirimo iba myinshi kugeza kuri urwo rwego cyangwa hejuru y'urwo rwego, ariko ni ibisanzwe bikorwa n'abantu, niyo byaba bivunanye ariko ni ibishoboka. Ariko inama namugira, ngira ngo n'abandi banyumva batari we gusa, kandi ngira inama n'abasanzwe mu nama y'abaminisitiri cyangwa n'ahandi mu nshingano bafitiye abanyarwanda n'igihugu. Icya mbere, sinzi impamvu yagomba gusubirwamo kenshi, buri munsi, buri gihe, muri izo nzego zo gukorera abanyarwanda no gukorera igihugu, inyungu z'umuntu ku giti cye arabanza akazishyira iruhande, nubwo atazibagirwa, kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gushaka kuzamura intera y'imibereho ye, ariko icyo mvuga ni uko iyo byageze kuri izo nshingano ubanza gukorera no kuzamura ubuzima bw'abandi, aribo banyarwanda, aricyo gihugu, nicyo gikwiriye kuba kibanza muri byose. Ubwo noneho n'iby'umuntu bikagendera muri ibyo cyangwa se bigakurikira ubwo buryo. Icya kabiri ni ugukora ibintu bikajya mu bikorwa, bikagaragara mu bikorwa. Hari ubwo abantu bahera mpora mbibwira abo dukorana, tuyoborana iki gihugu, ibintu byinshi bihera mu mvugo, bihera mu nyigo, bihera mu nama. Ibyo byose iyo bibaye ngombwa abantu n'ibyo banyuramo cyangwa n'ibyo bakora, ariko ibyo byose niyo wabikora utewe wibwira ngo ni neza, nta kigaragara cyavuyemo gihindura ubuzima bw'abantu navugaga, ni nk'aho wakoze ubusa. Umunsi rero mbisubiramo kenshi ku bo dukorana, ku bandi, icyo mu rurimi rw'amahanga bita execution, gushyira ibintu mu bikorwa ukabona ibyavuyemo.
kuko nicyo bugamije n'ubundi, icyo kivamo nicyo kiramira abantu, nicyo kizamura intera n'imibereho y'igihugu, naho ibindi byose iyo byaheze aho hagati. Kandi rero bisa nk'aho abantu kenshi batumva, ari ugusubiramo n'ubwo duhozaho, ariko ukabona abantu bageze ahantu, akaba n'ubwo ubaza umuntu uzi ufite imyumvire mizima ubundi iki, ukamubaza uti habaye iki, byagenze bite kugira ngo ibi n'ibi nyuma y'igihe iki n'iki tube nta umusaruro tubona, ukabona umuntu gusa nta n'icyo asubiza, akajya arasaba imbabazi ngo mumbabarire. Ntabwo ari icyo kibazo, ikibazo si ukubabarira, ikibazo ni ugusubiza icyo kibazo umuntu abajije, habaye iki kugira ngo ibintu niba byagomba gukorwa mu cyumweru kimwe, abantu bategereze amezi 6 ashire, nubaza umuntu kugusobanura icyabaye cyangwa icyabuze, cyangwa niyo nta cyabuze cyagomba gukorwa mu cyumweru, mu byumweru 2, mu kwezi, kuki bigomba gutegereza amezi 6? Ibi ni ibintu abantu birirwa mu bibaza, ariko ibisubizo nta n'ubwo mbikenera mu magambo, ahubwo ibisubizo mbikenera mu kubona ibyavuye muri bya bikorwa abantu bavugaga. Ibindi byose bikwiriye kumvikana igihugu cyacu ibyo gikeneye. Hari byinshi tutarashobora kugeraho cyangwa tudashobora gukora muri iki gihe kubera amikoro, nubwo tuba dushaka kugera kuri byinshi, amikoro akatubana make, ibyo birumvikana, urategereza ugashakisha amikoro, ibyo nibyo numva bishobora kudutinza. Ariko gutinzwa nuko umuntu gusa adashobora no gusobanura impamvu atakoze icyo yagomba gukora, yari afitiye amikoro n'ubushobozi ubundi mu myumvire n'iki, ugasanga ntashobora kubisubiza. Icyo ntabwo narimwe njya nyumva jyewe. Ubundi abisubiramo kuko bimaze kugera ahantu biba ngombwa ko abantu bibaza icyo kibazo kandi bakagishakira igisubizo byanze bikunze. Ntabwo twajyaho ngo ibyo tudafitiye amikoro cyangwa ubushobozi bigendere ku ntambwe nk'ibyo dufitiye ubushobozi dushobora gukora. Ntabwo bishobora kuba hamwe, ntibishobora kugendera hamwe, ntabwo bikwiriye kuba. Ikindi ngira inama Gasore uhawe izi nshingano zo kuyobora urwego rwa Minisiteri y'ibikorwa remezo, ntuzajye gutinzwa n'abakubwira ubugambo, wowe ukora ibintu uko ubyumva kandi ukwiriye kuba ubyumva. Ikindi, abantu bave mu ngira ngo niba ari ikibazo dufite muri rusange, abanyarwanda banza dukunda kuvuga kurusha gukora. Abantu bazareke kukurangaza ngo bagushyire mu mvugo iri aho, nayo niba ihari izana umusaruro, iyo ngiyo uyitega amatwi. Ariko ikindi nacyo bagira, ngira ngo uwabaye minisitiri hari ubwo yumva ko ubwo ari ku rwego rwicara rukarambya, hari abantu bakunda kuba bimwe barabigaragaza, abandi barabihisha, ariko hari ikintu cy'ikuzo mu kazi. Abantu bakaburira aho ngaho, bakaba batuma, ntibakurikirane ngo barebe
njye natumye kuko nta muntu wigerera ahantu aho ariho hose cyangwa nta muntu wakora buri kintu cyose wenyine, abandi nabo bafite ibyo bagomba gukora, ariko abayobozi bagira inshingano yo gukurikirana kureba niba icyagomba gukorwa n'uwatumwe cyangwa n'uwagomba kugikora yagikoze. Naho aho bipfira muri bya bindi navugaga bijya mu magambo gusa ntibijye mu bikorwa bikarenga, umuntu aratuma, uwo yatumye nawe agatuma, uwatumwe nawe agatuma. Iyo hatabayeho rero gusubira inyuma ngo birebe ariko uwo natumye yaratumise cyangwa n'undi, aho rero hari ikibazo. Nagira ngo mugire inama ku giti cyawe, uri mushya ugiye muri aka kazi, ntuzajyemo ngo hagire abantu bavangavanga cyangwa ya mvugo mbi ica abantu intege, ibabwira wowe ureba akazi ibindi ubyihorere, ndetse bigereho abakora nabi badahabwa intebe yo kwicaraho, ngo abakora nabi nta ntege baba banafite, ntibakagire n'uwo batera ubwoba, uwo bakanga ngo bitume yigengesera bimubuze gukora. We ukora akazi kawe, ukurikirana akazi, jya mu bikorwa. Benshi bamwe bamenyereye kwicara mu biro bakaba abantu baremereye bakuru gusa, ibyo ntuzabijyamo. Kandi abo uyobora ni bo bayobora, ntabwo wayobora abantu ngo bagutere ubwoba cyangwa ahubwo ufite n'uburenganzira igihe babaye batyo rwose kuba ari we biturukaho, abo bakashakirwa indi mirimo cyangwa bakajya ahandi bakikorera ibyo bashaka kurusha kutwangiriza. Ni we bikwiye kuba biturukaho. Ngira ngo rero ufate iyo nshingano nshya ubyumva, ariko ubu nawe mbonye n'umwanya wo kubivugira hano ngo n'abandi bakurikira babyumve. Hari ubwo tubivuga kenshi mu nama zindi, ari za kabineti, ari izindi ahandi twahuriye, ariko nagira ngo nongere mbisubiremo, kandi bigeze aho bigomba kubonerwa igisubizo byanze bikunze. Ntabwo twakomeza igihugu cyacu aho kiri n'ibibazo gifite, ntabwo bishaka abantu bari aho b'indangare, ujya akakubwira ngo nibagiwe cyangwa nagize ngo cyangwa wagize ngo iki, kugira ngo ni iki, ikintu ni iki cyangwa ni kiriya, ibyo hagati niba ari ugushakisha nabwo bikaba kiriya, ngo bigasobanuka ngo urashakisha uburyo bwo gukora ibintu bikagaragara bikamenyekana, ikintu kiri aho ngaho kitumvikana. Nari mboneyeho umwanya wo kugira ngo babwire n'abandi bayobozi b'izindi nzego bari hano babyumve, cyangwa n'abo tuyobora nabo bumve rimwe na rimwe aho ibibazo bituruka, ariko hagomba gushakirwa umuti byanze bikunze. Ibya nyuma rero ni ukukwifuriza akazi keza, kandi no kwifuriza ko wakorana n'abandi neza, biguturutseho cyangwa bibaturutseho, bityo akazi dufite ko gukora ko ni kenshi, tugomba kuba ariko dushyira imbere kandi tukagakora tukabona umusaruro ubivuyemo, kuko byinshi birashoboka, hari ubwo twitesha n'ibishoboka ntitubikore, tugashaka impamvu mu bigoranye, kandi
ibyo nabyo bizagira igihe cyabyo. Mbifurije umunsi mwiza rero, kandi nawe umwifurije akazi keza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku bw'impanuro muduhaye. Turasozanya n'ifoto y'urwibutso, protokole irabidufasha. Murakoze.